ni abagore benshi barimo gusenya ingo atari uko bashakaga kuzisenya. Abantu bambonye njya ku murenge batazagira ngo mama yabyaye ikigoryi, hagakomeza kihagararaho we. Nagiye mbona abantu bagirana ibibazo n'itorero, aho kugaruka ngo bizere mu materaniro bicare bazasaba itorero imbabazi, agahita avuga ati nta hantu hataba urusengero n'iwanjye naruhimba. Satani akamubwira ati hagararaho batazaguca amazi. Yiyemeje kutava ku izima, maze yiyemeza kurwana intambara ikomeye arwanya umuremyi we by'inkundura. Kuva uwo munsi intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi yagize gute? Yaratangiye. Ariko mu kintu cyantangaje ngo akimara kwirukanwa mu ijuru yahise avumbura ko afite igihe gitoya. Kubw'ibyo rero Satani ni umuhanga mu gukoresha igihe cye neza. Niyo waba buri minota 5 ngo upfe akubyaza umusaruro. Satani n'ubu aracyumvisha abantu yuko barenze urwego Imana ibashakaho, ku buryo Imana idashobora kwemera kurimbura isi, ahubwo izemera imyanzuro yagombaga gufata yihindure, aho kugira ngo irimbure iki? Irimbura abantu. Ariko yararimo gukina n'ikipe atagize gute? Atazi. Yavuze ko abamarayika nibashikama ku ruhande rwe nta kabuza bazagera ku byo bifuza byose. Yarababwiye ati ndabizi neza hari ibintu mujya mwifuza Imana ntibibahe, ariko njyewe nimuramuka mungiye inyuma, iyi diru, iki kintu turimo tukagikora kigakunda, mbemereye yuko ibyo mwifuza byose muzagira gute? Muzabibona. Yiyemeje kutava ku izima rero. Kristo yaje kumwinginga, abamarayika bandi bamugira inama, ariko ntibyakunda. Yiyemeza kutava ku izima. Kutava ku izima Satani yagize mu ijuru ni impano, ni kado ifunitse aho umuntu wese yinjiyemo. Mwari muzi ko hari abantu barimo gutandukana mu rukiko, umugabo n'umugore bakajya kwa kagatanya, umucamanza akabahamagara ati ko mbona ntacyo mupfa, abana bakajyamo hagati yabo bakarira, urusengero itorero rikamanuka rikazamo riti ibi ni ibiki? Satani akaza akabwira umugabo ati niwemera guca bugufi urabusuzugu, ihagarareho kama mbaya mbaya. Kubera iki? Satani nawe mu ijuru yamenye ko yakoze amakosa, amenya ingaruka zizavamo, aravuga ati ariko ndamutse mvuye mu byimbo n'abandi nyuma bagira ngo nta mwanzuro njya mfata. Yakiriye akaga ariko akina atazi ibyo akina nabyo. N'uyu munsi wa none ingaruka turimo gucamo zituruka ku byaha twakoze, tumeze nk'abarimo kugira gute? Gukina. Icyaha kije mu maso yawe gisa naho kitaremereye, ujye uhita ubimenya ko aricyo kizazana ingaruka zigize gute? Ziremereye. Kuva uyu munsi ubimenye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Ukabona umuhungu n'umukobwa bari mu miyenzi, bakubona ukabona barakwikanze bararekuranye, warenga ukabona za santimetero barongeye baregeranye. Ugataha wakwibagirwa wenda nko kugura amayinite, wasubira ku muhanda gushaka amayinite, waza noneho ugasanga umutwe umwe n'undi begamanyeho, ntibavuga, nta kintu gikoma, ukabwira uti ye, ukabona barongeye barikanze. Bajya kumva umukobwa arimo arisetsa barebana mu maso, nyine wabibona ukabona bameze nk'inyoni irwaje indi. Ariko reka ngira ikintu nkubwira, iyi ingaruka zaje, umukobwa arimo gufata telefone, alo sheri, none se ibintu bimeze nabi kwa muganga banze kumvura ngo mpaka ngo wanteye indahari, bashakira undi kuko sinjye waguteretaga njyenyine. Ni ikibazo, si ikibazo. Kangira ikintu mbabwira, ibyaha bigaragara yuko byoroheje kubifata mu biganza nibyo bizana ingaruka ziremereye. Haleluya, haleluya. Ibangahe muri uyu mugoroba bashima Imana kubw'igitaramo n'ibyigisho byiza twaboneye hano. Imana ibaha umugisha.
Anongeye kunezezwa cyane n'abashyitsi Imana yatwoherereje. Namwe Imana ibaha umugisha. Kandi reka nanone nshimire ab'Imana yahaye umugisha barimo gukurikirana aya materaniro ku ma YouTube channel atandukanye. Namwe Imana ibaha umugisha, kandi ibi bihe byiza Imana iduhe kugira ngo tubibyaze umusaruro. Dufite amateraniro meza afite insanganyamatsiko ivuga ngo ibyiringiro ku mugoroba w'iki w'isi. Kandi iyo bugiye kugoroba buri wese agerageza gukora akazi byihuse kugira ngo byibuze ijoro rize hari aho agejeje akazi. Yesu yabwiye abigishwa be ngo mugende umucyo ukiri muri mwe butarira, kuko iyo bwije umuntu ntamenye yagize gute, ntamenye yajya. Dufite amahirwe rero yo gukora icyo tugomba gukora hakibona. Icyo tugomba gukora ni iki? No kwitegura ubwami bw'Imana, no kwihana, no gusaba Imana imbaraga ya Mwuka Wera, no guci imigozi ituziritse ku isi, twarangiza tukegukira ubwami bw'Imana. Ibyo bintu ni ibintu ugomba gukora hakibona, izuba rikirasa, kuko vuba bidatinze ni bugoroba abantu bazashaka Imana, ariko igihe cyo kuyishaka cyagize gute, cyarangiye. Nejejwe rero namwe, kandi nejejwe n'ibihe byiza Imana yaduhaye. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza. Mbere yuko dutangira kwiga, nagira ngo nsabe buri muntu wese afatanye nanjye dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri iri intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi ntabwo yagiye kurwanirwa mu mbeba no mu mbwa no mu pusi. Iyi ntambara ntabwo yagiye ku biti, ahubwo byabaye ngombwa yuko umuntu ahinduka ikibuga kirwanirwaho mu ntambara iri hagati ya Kristo nande na Satani. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba abantu benshi ntago bazi ibigendanye n'iyi ntambara. Ibyakozwe na Satani babyitirira Imana, kenshi na kenshi n'iby'Imana yakoze bakabyitirira nde? Satani. Abantu benshi bafite urujijo rudasanzwe. Ariko se ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki mu gitabo cy'Ibyahishuwe? Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Abo twatangiranye, Mikayeli biroroshye kumumenya. Mika bisobanura usa, Eli bisobanura Imana, Mikayeli usa n'Imana. Pawulo ati uwo ni we shusho y'Imana itagize gute, itagaragara. Uwavugwaga hano ni Kristo. Ibi rero biroroshye guhita tumenya yuko mu ijuru intambara yahabaye na Kristo yari ahari, kandi ari uhagarariye ingabo z'Imana. Bishoboka ko hari umuntu wahita mbaza akambaza ati se Kristo yabayeho mbere yuko aza ku isi? Yego rwose. Ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 8 guturuka ku murongo wa 28, Kristo ubwe yiyise bwenge, avuga yuko igihe Imana yashyiragaho imfatiro z'ibintu byose, Kristo yari agize gute, yari ahari. Ndetse Bibiliya iravuga ngo nari ndi kumwe nayo ndi umukozi wayo w'umuhanga. Kandi cyanezezaga ni ukubana n'iki n'abantu. Bivuze ngo umugambi wo kurema umuntu ku isi wari igitekerezo cy'Imana, ariko ari wo munezero wa Yesu. Nshuti zanjye, mu ijuru habaho intambara. Mikayeli n'abamarayika batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo. Mu kanya Bibiliya iraza kutumenera amabanga. Iki kiyoka ni iki? Ntibanesha. Kandi mu ijuru habo ntihaba hakigira gute, hakiboneka. Iyi ni intambara irimo kuba. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi. Birangiye bavuze ngo nde? Satani. Aricyo kiyobya bari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywanwa nacyo.
numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi wahoraga barega ku manywa na ryari na nijoro imbere y'Imana, nabo bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Birangiye intambara yinjiye no mu mubiri ku buryo umuntu ashobora no kugira gute, ashobora no gupfa. Ijambo ry'Imana rirakomeza ku murongo wa 12. Nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime, naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. None nagira ngo mbibarize, uyu murongo wa 12 urimo urerekana ko isi n'inyanja bigushije ishyano ari ubutaka n'amazi. Ahangaha ubuhanuzi bwerekezaga ko ku isi izakenera ifumbire mvaruganda. Oya, Bibiliya iravuga ngo isi nabagize gute, nabayirimo. Kandi mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 17 ubuhanuzi, kuko n'ubu n'ubuhanuzi, hagaragaza yuko y'amazi menshi wabonye, ya nyanja isobanura abantu benshi. Kubw'ibyo rero Satani niyamanutse arakariye ubutaka ngo tuvuge ngo umwero wabwo wabuze, ntiyamanutse arakariye inyanja ngo tuvuge yuko umuraba iyo ubaye mwinshi mu nyanja biba bivuze ngo ni Satani ugezemo. Yamanutse arakariye abantu. Isi ishushanya ahantu hatuye abantu bake, inyanja ishushanya ahantu hatuye abantu benshi. Kuva icyo gihe haba hari abantu bake, haba hari abantu benshi, Satani azaza yigaragaza kandi bose ababyaza umusaruro. Kubw'ibyo rero Satani yamanukanye umujinya mu ijuru, icyatumye yirukanwa cyo kiragaragara. Ariko mu kintu cyantangaje, ngo akimara kwirukanwa mu ijuru yahise avumbura ko afite igihe gitoya. Kubw'ibyo rero Satani ni umuhanga mu gukoresha igihe cye neza. Niyo waba buri minota 5 ngo upfe akubyaza umusaruro. Nshuti zanjye, Bibiliya iravuga ngo mu ijuru barahirukanwa, ahabo ntihaba hakiboneka. Ibi bivuze ngo iki rero? Kubuza umunyabyaha kujya mu ijuru ntabwo ruzaba ari urwango rw'Imana, kuko Imana, icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni iki? Ni ukugira ngo amareho imirimo yose ya Satani. Kubw'ibyo rero umuntu ufite imitekerereze ya Satani, umuntu ufite imigambi ya Satani, umuntu utwara gahunda za Satani mu mubiri we ntashobora kuzinjira mu ijuru, kubera yuko Satani n'abamarayika be barirukanywe, ahabo ntihaba hakigira gute, hakiboneka. Kubw'ibyo rero Imana nta mwanya ifite wo guha umuntu ufite imitekerereze ya Satani. Ariko abemeye Yesu Kristo akababera umwami n'umukiza, Yesu yarababwiye ngo unesha azicarana nanjye nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ubwo rero bivuze ngo iki? Kwirukanwa mu ijuru biterwa n'isano umuntu afitanye na Satani, kutajya mu ijuru. Ariko kurijyamo biterwa nuko wicaranye na Yesu akakwigisha, akagucungura aho yicaye, nawe akaba ari uzagira gute, uzicara. Intambara ikomeye rero, n'amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, haranditse ngo mu myaka 6,000 uwo Sekibi w'umunyambaraga wahoze ari umukuru w'abamarayika yirunduriye mu murimo wo kuyobya abantu no kubarimbura. Kandi ubwenge bwe bwagutse bwa Satani n'ubucakura yungutse ndetse n'ubugome yakusanyije muri izo ntambara zamaze igihe kirekire, azabisuka ku bantu b'Imana bo mu ntambara iheruka kugira ngo abarwanye. Satani afite experience, uburyo mu ijuru yirukanywe, tekinike yakoresheje muri Edeni zigapfuba, uburyo yabigenje mu gihe cya Nowa akarokoka ariko abantu bose yayobyaga bagapfa, ibyo yakoze i Sodomu na Gomora bagashya n'umuriro, experience z'ubugome yagize mu kurimbuka kwa Yerusalemu, experience z'ubugome yakoresheje mu bihe byagiye biranga isi,
ngo afite ubunararibonye n'ubucakura yungutse muri experience, ngo ariko ngo ibyo bintu byose azabifata bihurize hamwe abisuke ku bantu b'Imana bazaba bari mu ntambara igize gute iheruka. Bivuze ngo iki? Ntago dukeneye kumera nka Yobu gusa, ntidukeneye kumera nka Daniyeli gusa, ntidukeneye kumera nka Pawulo gusa, ahubwo dukeneye kumera nka Kristo wahaye abo bose iki? Imbaraga. Aya magambo yatekerezeho. Reka njye ikintu mbabwira, buriya hari ikintu mutazi. Hari igihe umuntu abaho ugasanga iwanyu bari bakize bafite amafaranga, uko bagenda babyara abana, bagenda abana bazamuka, ariko amafaranga agenda ashira, papa wawe asaza, ukavuka uri bucura. Kuvuka uri bucura rero, hari igihe uvuka iwanyu nta kintu bagifite, ariko wenda ukavuka ubona utuntu duhari, uko ugenda ukura bigenda bigabanuka. Ikintu kimbabaza nuko hari igihe bucura azana ubugoryi kandi iminsi yaragize gute? Yarahindutse. Abantu turiho mbere gato yuko Yesu agaruka nitwe babucura. Turi igisekuru gisoza, turi igisekuru Satani apanga kuzarwana nacyo nta mpuhwe nta miyaga ashyizemo, ariko turi igisekuru ibintu byose dushyiramo iki? Imiyaga. Tujye gusenga, reka buze ndasenga ejo ko nakoze amafaranga nkayabona, wewe wahombye jya gusenga. Ibintu byose twabishyizemo imiyaga, ibintu byose twarabyoroheje, ibintu byose twabigize ibintu byoroshye. Reka mbabwire, Satani nta miyaga ateganya kubashyiriramo, namwe nimwitegure mudashyiramo imiyaga. Nguyu umwanzi ukomeye dufite, ariko Satani yaratujijishije. Nimugoroba twabyize uburyo Satani ashobora kuguteranya n'abantu, akaguteranya n'abo ku rusengero, akaguteranya n'abo ku kazi, akaguteranya n'abo mu rugo, ukazaza uhora muri ibyo. Satani ntakwereke yuko ari we mwanzi mukuru ufite. Hari amagambo yantangaje mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Intambara ikomeye hagati y'ukuri n'ibinyoma. Iyo bavuze intambara ikomeye, ntukajye ugira ngo ni intambara Amerika izarwana wenda n'Uburusiya cyangwa iki. Oya, twe tuba tuvuga intambara yakomotse hagati ya Kristo nande na Satani, ikava mu ijuru ikimuka, yaza mu isi ikimukira mu bantu. Kubw'ibyo rero, iyo wakiriye Kristo mu buzima bwawe, haba hatangiye intambara ikomeye, kubera ko Satani abasanzwe ari we wicaye ku ntebe yo mu mutima wawe. Intambara ikomeye hagati y'ukuri n'ibinyoma, hagati y'umucyo n'umwijima, ubutware bw'Imana n'umugambi umwanzi yagize wo umwanzi wo gukiranuka yagize wo kwishyira hejuru. Iyi niyo ngingo nkuru yakagombye guhangayikisha isi yose. Reka mbabwire, nibyo koko turahangayitse, turashaka amazu yo kubamo, turashaka imyenda, turarihira abana amashuri, dufite ibibazo bitureba kandi tugomba kubaho neza. Ariko mu biguhangayikishije, ingingo y'ingenzi igomba kuba ukuri gutandukanira he n'ibinyoma, umucyo utandukanira he n'umwijima, ubutware bw'Imana n'ubwa Satani bitandukanira he. Ngomba guherera mu ruhe ruhande muri izo mpande? Icyo ni ikintu utazabona undi muntu ugukorera. Uzashyiraho umubishopu agusengere, uzashyiraho umupasiteri wo gusengera bizinesi yawe uvuye kurangura ngo udahomba, ariko nta muntu n'umwe uzishyiraho inshingano yo kukutoranyiriza ukuri n'ikinyoma. Nta muntu n'umwe uzakwereka itandukaniro ry'umucyo n'umwijima. Nta n'umuntu uzakwimura ngo agukure mu butware bw'umwijima buyobora umubiri wawe ngo akwinjize mu butware bwo gukiranuka. Aka ni akazi kawe. Iyi ngingo igomba kuba ingingo itekerezwaho mu gihe turimo kwegereza imperuka y'amateka y'isi. Ariko reka ngerageze mpine mbabwire uburyo nasanze Satani yirukanwa mu ijuru, ubucakura yakoresheje kugira ngo atangire igitekerezo kiri mu mutima we, birangire afite 1/3 cy'abamarayika. Yakoresheje ubuhe bucakura?
kubera ko ubucakura yakoresheje mu ijuru nubwo yakoresheje muri Edeni n'ahandi, tubonye ko azabukusanya akabusuka ku bantu bazaba bariho mu minsi isoza. Rusiferi yabigenje ate? Icya mbere, yinjije umwuka wo kwivovota mu bamarayika. Amaze kubikora, yari arimo gukorera mu ibanga ritangaje, kandi yamaze igihe kirekire atagaragaza umugambi we, ahubwo yigaragaza nk'uwubaha Imana. Tuzahura n'abantu bagaragaza yuko bubaha Imana ariko ari abatubuzi, kuko Satani wabikoze mu ijuru azabiha abakozi be. Ntibitangaje ko azihindura nka marayika w'umucyo. Iki nicyo cyatumye Imana gahunda yayo ni ukureba imbere mu mitima. Twebwe tureba abantu inyuma. Umuntu iyo yazindutse mu rusengero ukamubona mu materaniro, uhita uvuga uti ubutaha azaba umukuru w'itorero mukuru. Iyo umuntu agiye akabwiriza ukabona abantu 80 barihannye umunsi umwe, umuntu ahita yongorera ati mwamugize umupasitoro. Tureba ibintu by'inyuma, ariko Imana ireba hehe? Mu mutima. Muri Bibiliya Imana yaravuze ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mwanye nawe. Satani yatangiye kubiba gukemanga amategeko y'Imana. Ariko se ubundi ubu umuntu ntashobora kubaho adakurikije amategeko kandi akabaho. Ntangajwe kandi mbabajwe no kubabwira ko iki gitekerezo yari afite mu ijuru arimo aracyongorera abanyamadini. Ariko mutekereza ko umuntu atabaho adafite ayo mategeko 10 y'Imana yanyu? Herega n'amategeko abazungu bataratuzanira amadini, abantu ntibabaga inyangamugayo se? Ni ikinyoma Satani yongoreye abantu yuko umuntu ashobora kuba umuziranenge amategeko atabigizemo iki uruhare. Yakomeje avuga ko abamarayika batayakeneye kuyihambiraho kuko ubwenge bwabo buhagije kubayobora. Iyo Satani agukuye ku mategeko y'Imana, akwereka ikindi kintu kiri muri wowe cyagufasha kandi ukabinyangamugaye Imana itabigizemo uruhare. Rusiferi yerekanye ko gushyirwa hejuru k'umwana w'Imana ari we Kristo, akagereranywa na se, bimeze nk'akarengane Rusiferi yagize gute? Yakorewe. Kristo andusha iki? Kwigihe nabonetse nabonye nawe yabonetse. Uretse kurobanura ku butoni, ni na ngombwa ngo ajye mu nama njyewe no kwitumirwa. Andusha iki? Kuva mu ijuru Satani yakomezaga kwerekana yuko Kristo ntacyo agira gute? Ntacyo amurusha. N'uyu munsi wa none muri iyi mperuka abana ba Satani bazaza batwereka yuko abana ba Kristo ntacyo turusha abana bande ba Satani. Iyi ntambara iraturenze. Akoresheje amayeri yireherezaga abamwumva kugira ngo ayobye intekerezo zabo. Yakoresheje amayeri. Ariko igihe Yesu we yashakaga yuko abamarayika bagiye mu rungabangabo baruvamo, Yesu yakoresheje ukuri, yireherezaho abamarayika 2/3. Kandi Yesu aje mu isi yaricaye areba uburyo azireherezaho abantu Satani yatwaye. Yesu yavukiye ku isi asanga isi yose iri mu biganza by'umubi, yiga uburyo azireherezaho abantu. Bibiliya iravuga ngo nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzihereherezaho iki? Abantu. Umusaraba niwo watumye Kristo yongera gukurura abantu Satani yajyanye mu kinyoma. Kandi yageragezaga kuvuga yuko yubaha Imana. Yakanguriye abamarayika yuko mu ijuru hagomba kuba impinduka muri gahunda no mu mategeko kugira ngo ubutegetsi bw'ijuru burangwe n'umutekano. Hari ibintu Imana irimo kuvuga ngo bidahinduka, ariko njyewe mfite igitekerezo. Abamarayika munshyigikira mube hafi. Mfite igitekerezo ko ibintu Imana yashyizeho tudahari yabihindura, hakabaho demokarasi kandi byayibyarira umusaruro. Ikindi, igihe yakoreraga kubiba amacakubiri mu bamarayika yo kugomera amategeko y'Imana no kutanyurwa, yarongeraga akigira nk'ufite umugambi wo guteza imbere amahoro.
kuva icyo gihe abamarayika bamurebaga mu maso, ngo baramurebaga bakabona arabahangayikiye, arimo arabashakira amahoro, arabashakira umutuzo n'ahazaza heza. Niko n'uyu munsi wa none bimeze. Iyo Satani akwegereye ashaka kukugusha mu cyaha, akwereka ko imibereho yawe ayifite mu biganza, kandi ibyo akwifuriza ari iki? Ari amahoro. Ariko dufite Imana mu ijuru yavuze ngo ibyo mbifuriza nzabakorera ni byiza, ntabwo ari iki? Ntabwo ari bibi. Nshuti zanjye, Rusiferi yerekanye ko kwihangana cyane kw'Imana ntihite imwirukana mu ijuru kwatewe nuko yari akomeye cyane. Yabwiye abamarayika ati mwebwe uyu mukino urabarenze, njyewe ndakomeye n'ikimenyimenyi, ibi bintu nateje hano Imana yakagombye kuba yarafashe umwanzuro, ariko iki ni ikimenyimenyi yuko yabitinye, ndetse bikaba byerekana ko igihe cy'akaga cyajyaga kuzagera mu ijuru, umwami w'ijuru n'isi akemera gukora ibyo Rusiferi agize gute ashaka. Yarababwiye ati njyewe nta mikino mfite, nta mikino mfite. Satani n'ubu aracyumvisha abantu yuko barenze urwego Imana ibashakaho, ku buryo Imana idashobora kwemera kurimbura isi, ahubwo izemera imyanzuro yagombaga gufata iyihindure, aho kugira ngo irimbure iki? Irimbure abantu. Ariko yararimo gukina n'ikipe atagize gute? Atazi. Yavuze ko abamarayika nibashikama ku ruhande rwe nta kabuza bazagera ku byo bifuza byose. Yarababwiye ati ndabizi neza hari ibintu mujya mwifuza Imana ntibibahe, ariko njyewe nimuramuka mungiye inyuma, iyi diru, iki kintu turimo tukagikora kigakunda, mbemereye yuko ibyo mwifuza byose muzagira gute? Muzabibona. Yiyemeje kutava ku izima rero. Kristo yaje kumwinginga, abamarayika bandi bamugira inama, ariko ntibyakunda. Yiyemeza kutava ku izima. Kutava ku izima Satani yagize mu ijuru ni impano, ni kado ifunitse aho umuntu wese yinjiyemo. Mwari muzi ko hari abantu barimo gutandukana mu rukiko, umugabo n'umugore bakajya kwa kagatanya, umucamanza akabahamagara ati ko mbona ntacyo mupfa, abana bakajyamo hagati yabo bakarira, urusengero itorero rikamanuka rikazamo riti ibi ni ibiki? Satani akaza akabwira umugabo ati niwemera guca bugufi urabusuzugu, ihagarareho kama mbaya. Kubera iki? Satani nawe mu ijuru yamenye ko yakoze amakosa, amenya ingaruka zizavamo, aravuga ati ariko ndamutse mvuye mu byimbo n'abandi nyuma bagira ngo nta mwanzuro njya mfata. Ni abagore benshi barimo gusenya ingo atari uko bashakaga kuzisenya. Abantu bambonye njya ku murenge batazagira ngo mama yabyaye ikigoryi, hagakomeza kihagararaho we. Nagiye mbona abantu bagirana ibibazo n'itorero, aho kugaruka ngo bizere mu materaniro bicare bazasaba itorero imbabazi, agahita avuga ati nta hantu hataba urusengero n'iwanjye nta ruhimba. Satani akamubwira ati hagarareho batazaguca amazi. Yiyemeje kutava ku izima, maze yiyemeza kurwana intambara ikomeye arwanya umuremyi we by'inkundura. Kuva uwo munsi intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi yagize gute? Yaratangiye. Rusiferi wahoze ari umumarayika w'umucyo, ari bwo busobanuro bwa Rusiferi, wasangiraga ikuzo n'Imana, wahoraga imbere y'intebe y'Imana, kubwo kutumvira yahise uwo munsi ahinduka Satani. Bisobanura umwanzi w'Imana n'uw'ibiremwa bitagirira inenge, n'umurimbuzi w'ab'ijuru ryamushinze kuyobora no kurinda. Kuva uyu munsi ibintu byarahindutse. Satani nta miyaga azagushyiriramo, nta mpuhwe azakwereka, kubera ko yirukanywe mu ijuru yakoresheje imbaraga zose. Izi mbaraga yakoresheje agashuka 1/3 cy'abamarayika, noneho ubu yungutse ubucakura n'ubukoboyi. Twebwe abariho mu minsi isoza amateka y'isi,
ni amagambo nasomye, nayasomye muri iki gitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka. Amagambo nasomye kuri paji ya 10 haranditse ngo igihe cy'akaga kiradusatiriye cyane, kandi ibiteye urujijo byinshi abantu batigeze barota no mu nzozi biradutegereje. Ibikomeye, ibintu birenze biri mu rujijo n'abantu batigeze barota, nibyo bigize gute? Bidutegereje. Gerageza intambara zose urimo kurwana uzihagarike, usigarane intambara ikomeye, usigarane intambara ikomeye yo kwirwanya, ukagira gute? Ukitsinda. Nshuti zanjye, Satani amaze kwirukanwa mu ijuru yamanukiye muri Edeni, yacumuje ababyeyi bacu. Adamu na Eva bari barahawe amasomo, bari barabwiwe uko bagomba kwitwara, bari barabwiwe amabanga y'ibyabereye mu ijuru n'uburyo Satani yabuze aho arwanira intambara. Bakwiye kwirinda yuko Satani abona ikibuga muri Edeni. Cyokoze naramuka abonye ikibuga muri Edeni, ntibazemerere ko Satani abona ikibuga mu mitima yabo. Naramuka abonye ikibuga, ari n'abazabakomokaho bazakira mu biganza akaga batigeze bakira. Abanyarwanda ba kera bari bafite ukuntu bakurura ibintu bitaza bagahimba ibyabo. Nigeze gusoma igitabo cyo muri primaire cy'uburyo ngo Imana ngo n'urupfu ngo n'icyarya ngo byari bivindimwe. Ni igiki kindi bavugagamo? Ye n'umwami. Noneho ngo hakaba hari umukecuru wari uri ahantu. Noneho ngo umukecuru arimo guhinga, ariko ngo niba ntago mbyibuka neza niba Imana n'umwami byarahize urupfu, ngo urupfu ngo ruragenda ngo rubona byanze ngo barukaniye. Mva imigani ya kera, nibyo Paulo yise imigani y'abakecuru. Ariko babaga bashakishije inkomoko ibintu birimo, aho ibintu byavuye bakahabura bagahimba ibyabo. Barangije ngo umukecuru urupfu ruramwegera ruti ko tutabanye nabi, kubona ndi mu kaga kandi ko ntacyo nagutwara. Umukecuru ngo ararwitegereza koko abona rwabaye urwana rwiza. Ramubwira ruti rero mpisha nawe ejo wankenera. Ariko mva ibitabo bya kera, njye nawe mpamvu Bibiliya abantu batayibonera umwanya. Ku isi hari ibikeri byo mu Egiputa bituma abantu badashobora kumenya ijambo ry'Imana. Umukecuru yitegereza urupfu ati ntago uzaminduka. Ruti ni impamo. None se ubu naguhishaye kubona bigoye? Njye ntago ngoye no ngutiya nagira gute? Najyamo. Umukecuru ati mwihururu niba wiyaranje ajyamo. Ngo baraje barabaza urupfu rutereka, umukecuru atereka da ntarwo nabonye. Ariko ngo byarangiye ari we rugize gute? Eva yakiriye akaga ariko akina atazi ibyo akina nabyo. N'uyu munsi wa none ingaruka turimo gucamo zituruka ku byaha twakoze, tumeze nk'abarimo kugira gute? Gukina. Icyaha kije mu maso yawe gisa naho kitaremereye, ujye uhita ubimenya ko ari cyo kizazana ingaruka zigize gute? Ziremereye. Kuva uyu munsi ubimenye. Ukabona umuhungu n'umukobwa bari mu miyenzi, bakubona ukabona barakwikanze bararekuranye, warenga ukabona za santimetero barongeye baregeranye. Ugataha wakwibagirwa wenda nko kugura amayinite, wasubira ku muhanda gushaka amayinite, waza noneho ugasanga umutwe umwe n'undi begamanyeho, ntibavuga, nta kintu gikoma, ukabwira uti yemwe, ukabona barongeye barikanze. Bajya kumva umukobwa arimo arisetsa barebana mu maso, nyine wabibona ukabona bameze nk'inyoni irwaje indi. Ariko reka ngira ikintu nkubwira, iyi ingaruka zaje, umukobwa arimo gufata telefone, alo sheri, none se ibintu bimeze nabi kwa muganga banze kumvura ngo mpaka ngo wanteye indahari, bashakira undi kuko sinjye waguteretaga njyenyine. Ni ikibazo, si ikibazo. Kangira ikintu mbabwira,
ibyaha bigaragara yuko byoroheje kubifata mu biganza nibyo bizana ingaruka ziremereye. Igitabo nakunze cyane Abakurambere n'Abahanuzi paji ya 24 handitse amagambo akomeye, kuko Satani yari atakemerewe guhungabanya umutekano mu ijuru. Urwango Satani yari afitiye Imana yaruhinduriye mu mugambi mushya wo kurimbura ikiremwa muntu. Aya magambo nayo shaka hano yambikira. Kuva uyu munsi rero uri ikibuga kirwanirwa w'intambara ikomeye. Satani yatangiye abantu banywa inzoga. Nakuze abantu banywa inzoga zikoze mu bitoki, wajyayo ugasanga aho bazengeye urahabona, ukabona insina urimo urazibona n'ibiki byose. Abantu bagakora amasaka bagashyira hariya, wajya kona ukabona bafasha amamera n'ibiki byose. Ariko uyu munsi wa none Satani ni umuhanga mu kurimbura ikiremwa muntu. Hari ibintu bitatu yateguye. Icya mbere, bagomba gukora ibyaha bikabarimbura. Icya kabiri, bagomba kwitegereza ibyaha bikabarimbura. Icya gatatu, bo ubwabo bagomba kwikorera ibigomba kubarimbura. Ujya ahantu bakakubwira ngo bakora inzoga, barangiza bakakubwira ngo izo nzoga bakora bazikura mu ngano. Wahahagarara ugategereza ikamyo n'imwe ipakurura ingano, ukagira gute? Ukazibura, ahubwo ukabona barimo baramanura ibintu by'ibijerekani birimo ibintu by'imyeru. Barangiza ukibaza se ni ingano zo muri viziyo, ariko n'ubundi n'abazinywa ujya kona ukabona umuntu w'umugabo mwari muziranye, ubutama bwaratukuye, umusatsi inyuma wari defirije, uturenge twarabyimbye, ukamase ko cyambara inkweto zifunze. Oya ziranica naho uturenge twarabyimbye, akadaka kagera hariya, akazazahagarara imbere y'abantu akadagashimaho, wakagira ngo ni imibereho myiza, naho arimo arapfa agize gute? Ahagaze. Satani yakoze tekinike yo kurimbura ikiremwa muntu. Imana uko yaremye abantu yarabicuritse. Umugabo n'umugabo babane, umugore n'umugore babane. Uzajye kubaza ikinini abatinganyi bakoresha iyo hasi hamaze kwangirika. Ni inkunga z'ibihugu by'i Burayi. Ejo bundi mwumvishe Trump arimo kuvuga ko Lesotho atazongera kuyiha inkunga yavagamo imiti y'abaki y'abatinganyi. Bagomba kwirimbura. Bagomba kwirimbura. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba reka twimukire ku mugabo witwa Yobu. Yobu yabaye ikibuga cy'imirwano. Ibintu byabaye kuri Yobu byari ibintu atabasha gushyikira. Yobu nawe yabishyize mu mutwe biranga. Ariko nyamara iyo ugiye muri Bibiliya yawe mu gitabo cya Yobu, iki gitabo cya Yobu, Imana yahamagaye Mose, imuha iyerekwa ry'uburyo Yobu yabayeho. Kubera ko Abisirayeli bari bari mu bihe by'akaga, kandi muri Egiputa bari baragiye bakora ibintu by'ibitabo by'inyandiko zifasha abantu mu buzima bugiye butandukanye. Abisirayeli bari bakeneye rero ikintu bagomba kwiga bakamenya. Imana ibaha iyerekwa ry'umuntu witwa Yobu, ubuzima yabayeho, urugamba rw'intambara yabayeho. Abisirayeli iyo biga neza ibya Yobu, nta numwe wari gupfira mu butayu, bari kugera i Kanani. Nahoze nsoma amagambo, Abayahudi iyo baha agaciro igitabo cya Yobu bakakiga, nta numwe wari kutamenya umugambi wazanye Yesu. Ariko biratangaje, jya muri Bibiliya ntagatifu paje ibanziriza igitabo cya Yobu, bahita bakubwira ko ari igitabo kitigeze kigira gute? Yobu ntiyigeze abaho, ntabwo yabayeho, ni ibitekerezo byahimbwe n'abantu. Kubera iki? Iki gitabo cya Yobu Satani yaracyanze mu bitabo byose bya Bibiliya. Niyo mpamvu niyo ugiye gusoma Yobu, Satani ayigucurikiramo. Iki gitabo cya Yobu, Mose nicyo gitabo cya mbere yanditse.
kugira ngo gihumurize abisirayeli bari mu makuba. Iki gitabo rero gitangira n'ubundi tubonye abagabo babiri bashinzwe intambara ikomeye bongeye guhura baraganira. Yobu igice cya mbere umurongo wa 6. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati, uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati, mvuye gutambagira isi no kugira gute? Kuyizereramo, kuko mu ijuru mwaranyirukanye. Uwiteka arongera abaza Satani ati, mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko icya mbere ari ntawe uhwanye nawe, icya kabiri ko ari umukiranutsi utunganye, icya gatatu wubaha Imana, icya kane akirinda iki? Ibibi. Wamubonye Yobu? Buriya ngo Imana ntijya inezezwa n'ubwinshi bw'abantu, ibishaka umuntu naho yaba umwe uhagaze mu byigize gute ishaka. Kimwe mu bintu bimbabaza rero, umuntu ajya gutora idini ry'ukuri agaparika imodoka akabara abantu bavuye mu rusengero akavuga ati ubwo biko biri kose ntabwo aba bantu miliyoni 20 zayoba ngo idini Imana ibemerere. Uko biri kose idini y'Imana ni idini irimo abantu bagize gute benshi. Iyo ni imibare ipfuye. Imana ntireba ku bwinshi, Imana ireba ku bushake n'ubwuzu bwo gukora icyo umuntu Imana imusaba. Satani ababazwa nuko mu murimo amaze iminsi ku isi hakiboneka umuntu Imana yita uwayo udafite ikibazo. Maze Satani asubiza Uwiteka ati, erega se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we? Satani arimo arashinja Imana yuko Imana irinda abantu. Ese ntiwagiye umurinda we, ukamurindira inzu ye, ukamurindira ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye, mu magambo make wamuhaye umugisha, n'amatungo ye agwiriye hehe? Agwiriye mu gihugu. Ariko dore icyo ngusaba, rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Satani azanye ikirego yuko abantu bose bakurikira Imana baba bafite ikintu bagira gute bayishakaho. Icyo kirego rero kibabaje Imana. Ese abantu bose baje kunshaka ni imibare baba babara? Ubwo rero Satani ashatse kuvuga yuko abantu bose bankurikirana ari ibintu baba bankurikiranye, bishatse kuvuga ko ngirira abantu neza ngo nigaragaze neza ariko ntari mwiza. Kubw'ibyo rero ibyo bintu byose Satani ashaka kuvuga nkuruza abantu, ngiye kubikuraho ndebe ko Yobu atazakomeza kungumaho. Umurongo ukurikira, Uwiteka asubiza Satani ati, dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko ava imbere yande y'Uwiteka. Imana ishimwe yuko ishobora kwemera yuko iduka ryawe rigenda, ishobora kwemera yuko akazi kawe kagenda, ishobora kwemera yuko icyubahiro cyawe kigenda. Ariko hari itangazo rimwe ibwira Satani, ubugingo bwe ntubukoreho, kubera ko Bibiliya ivuga ngo ubugingo bwacu buhishanywe na Kristo hehe? Mu Mana. Bibiliya iravuga ngo kuko ubugingo buruta imyambaro n'umubiri uruta ibyo kurya. Imana ishobora kwemera yuko utirirwa uriye ukijujuta, ariko ikaba ibizi yuko umuntu wiyirije ubusa rimwe mu cyumweru agira amagara mazima. Imana ireba imibare y'ahazaza, ariko nge nawe turangwa no kubara imibare ya hehe? Ya hafi. Nshuti zanjye, ikintu gitangaje nagira mbabwire ngiki, Imana imaze kubyemera icyabaye n'iki? Satani yahise agaragaza uburakari, maze umunsi umwe abahungu be n'abakobwa be barasangiraga banywera vino mu nzu ya mukuru wabo. Haza imbitsi, amafizi yahingaga nayo bibazo, ahantu hose yari afite ikintu cyitwa umutungo.
Satani yabyirayemo. Satani wahombeje Yobu n'uyu munsi wa none ashobora guhombya umugabo n'umugore, abantu bagasigara bihimbira ibyabo. Bamwe bagatangira bati yayajyanye mu nda, inda irayamurya. Abandi bagatangira bati yaraye y'amagini, agiye gusenga amagini arayamwambura. Abandi barangiza bati ibintu bye ntibisobanutse. Umugore agatangira ati wayajyanye mu bagore. Ariko buriya reka mbabwire, muri iyi ntambara ikomeye hari ibintu biba natwe ubwacu tudashobora kugezaho iki ibitekerezo. Niyo mpamvu mu kigeragezo jya ugabanya amagambo. Iyi ntambara iraturenze. Imana yandikishije Bibiliya kugira ngo tumenye uko dushobora kwitwara hagati y'icyiza n'iki n'ikibi, no kumenya uruhande duhereraho. Ariko uretse abamarayika b'Imana bazadufasha uko bwije n'uko bukeye, iyi ntambara iraturenze. Yobu rero arahombye. Amaze guhomba, Yobu aba muri ubwo buzima, ubuzima buramucanga. Nababwiye ngo Yobu yabaye urugero pe. Bumaze kumucanga, murebe Yobu igice cya 7 umurongo wa 11. Yobu rero atangiye gutaka, arimo arabwira Imana atari ko aho bigeze noneho ngewe ndumva byanze. Umurongo wa 11, nicyo gituma ntiyumanganya. Mana, mvuze mbitewe n'agahinda, ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Mbese ndi inyanja cyangwa ndi igikoko cyo mu nyanja kugira ngo nshyireho abarinzi? Iyo mvuze nti uburiri bwanjye buzampumuriza, igisasiro kizanyorohereza imiborogo, uhera kukankangisha inzozi. Satani yaje yegera Yobu aramubwira ati ibi bintu byose birimo kukubaho. Icyambere, uremera yuko Imana ishobora byose? Yobu ati cyane. Icya kabiri, uremera ko nta gishobora kuba Imana itagishatse? Yego. Icya gatatu, ibi bintu byose birimo kukubaho, Imana yawe ni Imana y'ingome, ni Imana y'inyaburakari. Iyo ugiranye nayo akabazo niko ikugenza, nanjye nagiranye nayo akabazo niko yangenje. Kubw'ibyo rero ibi bibazo byose urimo gucamo ubigereke ku Mana. Yobu rero yamaze kubyakira, atangira abwira Imana ati Mana, ngere nubwo nipangira yuko byibuze ninjya kuryama byibuze nsinzire kubw'ibi bishyute ndwaye, ibi bisebe byanshwanyuje umubiri, nurangiza uhere ko unkangisha inzozi ukanteresha ubwoba ibyo neretswe. Ngo yararyamaga, iyo yajyaga gufata agatotsi bya bisebe bitangiye gusa naho bigabanya, ubwonko burimo gutegura systeme yo gusinzira. Yararotaga, yarota akarota ibintu biteye ubwoba, agahita akanguka akabwira Imana ati Mana, ugize uko ngize noneho no kuryama ngo byibuze nsinzire nabyo ntubyemera. Bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa. Yobu yageze aho ashaka kugira gute? Ariko nagiye mbabaze, kwiyahura ni bibi ni byiza? Kwiyahura ni icyaha. Imana niyo yahaye umuntu ubuzima. Akadomo ka mbere ko kubaho n'Imana yagashyizeho, kandi akadomo ka nyuma ko kubaho kagomba gushyirwaho Imana ihari. Uzirinde kwiyaka ubuzima kubw'impamvu iyo ari yo yose. Yobu yageze ubwo yumva kwiyahura no gupfa byamurutira guhora ahururwa muri izo ngingo. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe. Ariko nagira ngo mbabaze, iyo wazinutswe kubaho biba bivuze ko abamarayika b'Imana batakoze? Uwababwira abanzi tuba dufite, uwababwira ukuntu kwa muganga buriya abamarayika batagufashije, umuganga ashobora kwirirwa yinjiza abantu baziranye, abo biganye, abo bakoranye, abo basangiye amafaranga aho yashatse, yaba CHK, yaba i Kanombe, yaba na Faisal. Umuganga yabishatse atari Imana yamukoreyemo, ntiyabura abantu yirirwa gucishaho ukabona randevu y'amezi nk'atanu. Akujya kumva umuntu aravuze ngewe maze kwihaga, gupfa bigira gute? Biruta kuba. Uzi imbaraga abamarayika bakoresha ngo umuntu ubuzima bwicume kugeza ku munsi we wagenwe wo gupfa kwe. Yobu hano yakoze ikosa. Imana yari ifite imbaraga zidasanzwe yakoresheje ngo arame. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Umuntu ni iki cyatuma umukuza ukamwitaho ukamugenderera uko bukeye, ntutuze no kumugerageza? Uzirengagiza ryari kumpoza w'ijisho? Yageze aho aravuga ati Imana noneho n'amaso y'Imana ntakigize gute? Ntakindeba. Yobu rero arakomeza,
umuntu ni iki uzirengagiza ryari kumozaho ijisho ukanyorohereza nkabona uko mirana amacandwe. Yageze abwira Imana ati Imana ntushyiramo n'imiyaga ngo byibuze mire n'uducandwe. Ariko murumva ukuntu Satani mu bigerageza twegera akatwumvisha ko Imana ari ingome, kugeza ubwo no kumira amacandwe iyo byanze uvuga ngo ni Imana ibifitemo iki uruhare. Arangije Yobu abwira Imana ati niba narakoze icyaha weho nagutwaye iki? Murinzi w'abantu, ni iki gituma ngira intego bigatuma ninanirwa? Kandi ni iki gituma utambabarira igicumuro cyanjye ngo umvaneho ikibi cyanjye? Kuko noneho ngiye kuryama mu mukungugu, mu magambo make ngiye gupfa. Nawe uzanshakana umwete cyane ariko sinzaba nkigize gute? Yobu yabwiye Imana ati ndi imari yawe urabizi, ubu se nimpfa uzankurahe? Buriya mu bigeragezo tuvugiramo amagambo, ubundi uwadufata amajwi y'ibintu tuba twaravuze mu bigeragezo. Ariko ujya kubona ukabona umuntu yigize indyarya mu rusengero, amena Imana yarantabaye, amena. Murebe mu isomo akajya muri Zaburi, wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru yo ngo wenda byuka, kandi ubwo barimo gucyurira umuntu utaramusuye. Ariko reka njye ikintu mbabwira, ibigeragezo byose byakagombye gusoza umuntu akabanza kwihana. Yohana umubatiza yabatije Yesu aravuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abagize gute? Ageze mu kigeragezo kiramukaraga, gereza iramukaraga, ahamagara abigishwa arabwira ngo nimujye kumubaza ngo ni wowe cyangwa dutegereze undi. Ni ikosa siryo? Ni ikosa rikomeye. Yobu ubuzima bwakomeje kwanga. Yobu ageraho aricuza. Mu gice cya 29 Yobu yongera guca imigani ye, aratangira ati iyaba nari imeze nk'uko mu bihe bya kera nari ngize gute? Nari imeze. Ubuzima bwamucanze, ubuzima buragucanga, ntiwibuke yuko ushobora byose ari kumwe nawe, ukazaza uhora uvuga uti naba na kera, naba na kera. Nko mu minsi Imana yandindaga, Satani yamweretse ko koko kera Imana yigeze kukurinda, ariko muri no minsi ucunge cyane ufitanye Imana ibibazo n'Imana, kandi Imana nta mikino igira, iragutikurira kwica. Yobu arangije aravuga ati muri ya minsi Imana yandindaga, icyo gihe itabaza ryo ryamurikiraga ku mutwe, nkagendera mu mwijima nyobowe n'umucyo, nkuko nari imeze mu minsi y'ubukwerere bwanjye, Imana ikingira inama mu rugo rwanjye. Nari nkomeye, ishobora byose yari iri kumwe nanjye. Abana banjye bari bankikije, baracyahari? Ntago bahari. Intambwe zanjye zari zaranyuzwe n'amavuta, urugendo rwose najyagamo naruboneragamo umugisha, urutare rukansukira imigezi y'amavuta yerayo. Mu magambo make, icyo nakoraga cyose cyagendaga neza. Iyo najyaga ku irembo ry'umudugudu ngatereka intebe yanjye mu muharuro, abasore barambonaga bakihisha, ko baravugaga bati umuntu w'umugabo aricaye agiye kuvuga, twe ntacyo tuvuga, turi abantu b'imbwa. Abasaza barampagurukiraga bagahagarara nkicara, baranyubahaga. Ibikomangoma byaracecekaga bikifata ku munwa, ijwi ry'imfura ryaroroshywaga, ururimi rwazo rugafatana n'urusenge rw'akanwa. Aba VIP barambonaga, akanwa bakagafunga bakantega amatwi. 11 ugutwi kwanyumvaga kwanyitaga umuntu uhiriwe. Abantu iyo bumvaga nganira, iyo bumvaga mvuga, baravugaga bati rwose uyu muntu yarahiriwe. N'ijisho ryambonaga ryamberaga iki? Umuhamya. Umuntu wandebaga aravugaga ati ndakaba nk'uko wabaye rwose. Yo barangije aravuga ati nakikizaga umukene utaka, imfubyi nazibaga hafi, nambaraga gukiranuka nako kukanyambika, kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero. Yarangiza nari se w'umukene ngakurikira urubanza rw'uwo ntanazi, navunaga inzasaya z'umunyabyaha nkamushikuza umunyago mu menyo ye. Umurongo wa 18 arangije ngo maze nkavuga nti nkurikije uko bimeze ubu
aho ni kera. Nzapfira mu rugo rwanjye. Gupfira mu rugo rwawe byabaga ari umugisha, byabaga bitandukanye no gupfa waragiye gupagaza. Nzapfira mu rugo rwanjye kandi nzagwiza iminsi yanjye ingane n'iki n'umusenyi. Ariko mutekereze iki gice cya 29 nyuma noneho yerekanye uburyo ibintu byabaye bibi, arangije agaragaza uburyo ubuzima bwanze. Mu gice cya 19 Yobu yeretse Imana ibigeragezo birimo kumurya. Noneho Satani yaragiye, uretse kumuteranya n'Imana, Satani yaragiye amuteranya n'abantu, amuteranya n'abavandimwe. Satani araza atera umugore wa Yobu kumuzinukwa, abana ba Yobu ntibamutega amatwi. Satani yegera umukozi wo mu rugo aramubwira ati shobuja navuga ntukamutega amatwi. Igice cya 19 inzira yanjye yarayishe bituma ntabasha guhita. Yanyaze icyubahiro cyanjye. Ibyo byose arimo arabishinja Imana. Yanyaze icyubahiro cyanjye, imyaka ikamba ryo ku mutwe wanjye. Yanyishe inturutse impande zose, ibintu byanjye byose byarapfuye. Ingabo zayo zaziye icyarimwe zishaka inzira yo kuntera. Satani yamwumvishe ko abamarayika b'Imana bose bibasiye Yobu, nyamara abamarayika b'Imana bose bari barinze nde? Bari barinze Yobu. Yobu aratangiye arataka, yanandukanyije n'abo tuva indimwe, kandi abo twari tuziranye baranyigurukije. Mu kigeragezo bene wanyu baragenda. Abantu mwajyaga muvuga, hari n'ukuntu uganira n'umuntu akakubwira ati nta mwanzi wagutera aturutse iwanjye, ntacyo uzamburana, kandi nupfa mbere nzita ku rugo rwawe, ariko nawe nimpfa mbere uzite ku rugo rwande rwanjye. Yobu yashidutse abantu bamubwiraga amagambo nk'ayo bamutaye. Bene wacu bantaye. Ndi ku murongo wa 14 w'igice cya 19. Bene wacu bantaye, inshuti zanjye zanyibagiwe, abo mu nzu yanjye n'abaja banjye bangenje nk'umushyitsi. Mpamagara umugaragu wanjye ntarushya nyitaba. Umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye. Iyo abantu barimo kurambagizanya, hari ukuntu wumva ukumva umwuka urimo urawumva ukavuga uti ari hano tu. Umuntu araguhumurira ukazaza wumva rwose ukuntu oderi y'umugore wawe cyangwa y'umugabo wawe murimo kurambagizanya ubu yumva mu mazuru pe. Ariko bigenda gute kugira ngo wa muntu waguhumuriraga muganire uhita utanyuta? Ariko rero usigaye unuka mu kanwa. Ntago nzi ko byagenze papa kana, so sorry, ubyihanganire, ukuri kuraryana, ariko usigaye unuka mu kanwa. Umugabo akibrosa akagaruka, umugore akamubwira ati ndumva nta kintu bigeze. Abadamu batwite kera, umugabo yajyaga gukora kure, umudamu akumva kumbuye umwuka w'umugabo we, yarangiza akamuhamagara, umugabo ataza, agafata umwenda umugabo akunze kwambara akawihumuriza, kumvamo umwuka w'iki. Yobu yagezeho aravuga ngo umugore wanjye azinutswe umwuka wanjye, gusaba kwanjye kuzinutswe bene mama, ndetse n'abana bato barimo baransuzugura. Iyo mbyunse abana bamvuga nabi, inshuti zanjye z'amagara zose ziranzinutswe, amagufa yanjye yumiranye n'umubiri wanjye nawo wanze, ndetse nsigaye ku menyo gusa. Nsigaye ku menyo gusa. Yobu yavugaga ibintu bibiri. Umubonye wese n'abitwa ko baje kumusura ngo ni abantu b'Imana, bari baje kumucyurira no kumuseka, ariko bibabaje bakaza bakubita iryinyo ku rindi bati awa. Muzareba aba bagabo bavugishije Yobu amagambo menshi, ku musozo icyo Imana yabahanishije. Yobu yari asigaye ku menyo gusa, abamugera hari abaje kumuseka. Icya kabiri, umubiri we wari warangiritse, ikintu yari yarasigaranye gisigaye ari kizima ni amenyo yonyine. Muri Bibiliya hasi baranditse ngo gusigara ku menyo gusa bisobanura ngo nsigaje gato ngapfa. Ubu buzima n'ubuzima yakururaga ntabashe gushyikira. Ariko nshuti zanjye, twihuta dushaka umusozo. None se Yobu byagenze gute? Mu gitabo cyitwa Uburezi, paje 159, ibintu byabaga kuri Yobu byari ibiki?
kutikanyiza ari ryo hame ry'ubwami bw'Imana. Ni ihame Satani yanga urunuka, kandi Satani ahakana ko iryo hame ririho. Uhereye igihe intambara ikomeye yatangiriye, Satani yagiye akora uko ashoboye kose kugira ngo agaragaze ko amahame agenga imikorere y'Imana ari ayo kwikanyiza. Kandi uko niko asobanurira abakorera Imana bose umurimo wa Kristo, ndetse n'uwabitirirwa izina rye bose nuwo kunyomoza ibyo Satani avuga. Mu bihe bibanza by'amateka y'isi havuzwemo imibereho y'umuntu umwe Satani yashojeho iyi ntambara ikomeye akamurwanya. Ubuhamya Imana irondora imitima yatanze kuri Yobu, umukiranutsi wo mu gihugu cya Usi, n'ubu ngo ntawuhwanye nawe. Hasi haranditse ngo Uwiteka yasubije Satani ngo dore ibyo atunze byose biri mu kuboko kwawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe icyo gikombe gisharira. Paje 159. Ubuzima Yobu yari arimo byari ibintu bibiri. Icya mbere, Yobu yari afite mu biganza igikombe kigira gute? Gisharira. Harya Yesu Bibiliya itubwira yuko igihe yari ari mu gashyamba ka Getsemani mu buryo butagaragara, ngo yari afite igikombe agomba kugira gute? Gusomaho. Yobu rero ibintu byamubagaho byashushanywaga n'igikombe, kandi ubuhanuzi butwereka ko buri muntu wese wicaye aha nawe agomba kuzanywera ku gikombe Yesu yagize gute? Yanywereyeho. Icya kabiri gikomeye hano hagaragaje yuko icyo gikombe gisharira Yobu yanyweragaho cyaje kwiyongeraho ikindi kintu kibabaje cyane, aricyo cyitwa inshuti ze. Uyu munsi mu buzima bw'ibigeragezo urimo gucamo, mu bintu bikugoye n'ibintu bimwe udasobanukirwa, ibintu birimo gutuma ubona Imana yaragutaye, Satani nabona ugiye kumetiriza icyo gikombe kukinyweraho, azaza ahagurutsa abantu bitwaga inshuti zawe, abarizahindura abanzi bawe. Ibyo bizatuma ubabara cyane, kuko n'uwakagombye kuza kuguhumuriza aza Satani yamuhaye itindo. Aba bantu baraje babwira Yobu, baramubwira bati Yobu, twese turabakiranutse ariko uriyemera, ubu ngubu wakwemeye ukihakana Imana ukanipfira. Ariko ku musozo wa byose Imana yaraje yegera Yobu, imaze kumwegera iramwumva. Igice cya 40, Uwiteka akomeza gusubiza Yobu ati, mbese umunyabyaha yagisha ishobora byose impaka? Nuko Yobu asubiza Uwiteka ati, dore ndi insuzugurwa, nagusubiza iki? Nifashe ku munwa, navuze rimwe ariko sinzongera gusubiza, ndetse kabiri ariko sinakongera. Maze Uwiteka asubiriza Yobu muri serwakira. Imana ibwira Yobu ngo, mbese ugiye kumvuguruza icyo nategetse? Ugiye kumpererezaho ibyaha kugira ngo ubone urubanza? Harya uhwanyije n'Imana amaboko? Wabasha guhindisha ijwi nkayo? Imana yabwiye Yobu iramubwira iti, Yobu, ntukubera iki mu bibazo byawe amakosa yose uyanshyiraho? Ntukubera iki? Nuko yari yongoreye Satani yari yamwongoreye, agahinda n'imibabaro bye abyegeka ku Mana. Imana irangije amubwira iti, hoya noneho rero mu gice cya 42 Yobu agiye kwihana. Nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Abwiye Imana ati, Imana, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko bibahe mu ijuru. Imana irangije iramubaza ngo, uwo ninde uhisha inama kandi atazi ubwenge? Yobu ahita asubiza ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntagize gute? Ntazi. Bya bintu byose navuze mbikwegekaho Mana, nabivuze ntazi ibyo mvuga. Ni ibintu byandenze bitangaje, mbivuga ntagize gute? Mana unyihanganire, byanyisutseho nta kontrole. Kwihana bisaba kwambara ubusa, ukambarira ubusa Imana.
mana rwose njye ndi umuntu byaraje binyisukaho, ntago nari gupfusha umugabo ngo abana bambana ibirara, bene wabona umugabo bari n'igisambu, abaturanyi banyita umurozi, ku rusengero umuntu amvuge yuko ndi indaya kuvaho napfushirije umugabo. Mana byanyisutseho birancanga, mvuga ibintu ntazi. Noneho umva, ndakwinginze mbabarira, ngiye kuvuga, ngiye kukubaza, kandi Mana nawe ugire gute unsubize. Ibyawe nari narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Amen. Najyaga nkumva bakuvuga, ariko ubu noneho turi kumwe ndimo ndakureba. Nicyo kinteye kwizinukwa, nkaba nihannye nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Imana yitegereza Yobu yumvira anezerewe. Imana irangije iravuga ati ariko iminsi Yobu yica yashwanyuza uruhu, iminsi Satani yamwiciye abana, Yobu akababura n'umuntu yatuma amazi yo kunywa, iyi minsi ntihagije. Uko biri kose igikombe cyo kunesha yamaze kukigeraho. Icya kabiri, uko biri kose ubuhamya Satani yarakeneye yuko abantu batankunda kubw'ibintu mbaha, ubuhamya arabubonye. Imana irangije ihera kuri babagabo bari baje kwa Yobu, irababwira iti mwe murimo murakina ko mwitwa abantu banjye, nabohereje ngo mukomeze umunyamibabaro, nari mbabwiye kujya mu matiku, guturuka nonaha mushaka amapfizi, mugende mujye kureba uwo muntu mwise umupagani, uriya mwacyuriraga mukamubwira ko ntacyo amaze. Nimugende mujyane amapfizi aba ari ubatambira. Mu magambo make, uriya ni umutambyi wanjye nemera. Nuko mutavuze ibyanjye. Umurongo wa 8, nuko rero mwishakira ibimasa 7 n'amapfizi y'intama 7, maze musange umugaragu wanjye Yobu, mwitambirire igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabira kuko ari we ngira gute nemera. Amen. Iyo umuntu amaze kwihana avuye mu kigeragezo, mwari muzi ko Imana imwemera byikubye kabiri uko yajyaga imwemera. Yobu agisabira bagenzi be rero, harya nagira mbabaza, Yobu yakize ntarakira? Ntabwo arakira. Baraje bamubwire bati Imana yadutegetse ngo dutambire. Yobu muri bya bisebe bye yirengagije imibabaro ye, agiye kubafasha no kubasabira iki? Umugisha. Ntabwo arakira. Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite inshuro zingahe? 2. Umurongo wa 12, nuko Uwiteka ahira Yobu ubwa nyuma kuruta ubwa mbere. Umugabo wabaye ikibuga cy'intambara, ariko bikarangira Imana kuri icyo kibuga arigize gute? Itsinze. Imana irashaka umubiri wawe ngo ihatsindire Satani. Imana irashaka iseta yawe ucururizaho ngo ihatsindire Satani. Imana irashaka urugo rwawe ngo ihatsindire Satani. Ariko byuzuye, Imana irashaka umutima wawe kugira ngo ikwirukanire Satani. Ugomba kuyemerera byanga byakunda. Nshuti zanjye, turasoresha amagambo nasomye ntabura kubabwira ari muri iki gitabo, ibibaho mu minsi y'imperuka, paje 99. Paje 99 haranditswe ngo imibabaro, imisaraba, ibishuko. Hari abantu muganira ugahita wumva aravuze ngo umva ngo uyu mugabo nawe ngo ni umusaraba pe. Imibabaro, imisaraba, ibishuko, ibibazo, ibigeragezo binyuranye duhura nabyo, ni ibikoresho Imana yifashisha kugira ngo idutunganye, itweze, kandi dutegurire kuzaba umusaruro ukwiriye ijuru. Muvuge ngo amen. Ibyo urimo gucamo rero ni ibikoresho byiza Imana irimo kwifashisha ngo iguhindure umuntu uzatura mu ijuru. Ikintu usabwa ni kimwe, va mu gahinda n'imibabaro n'ibiki wari urimo, uzubwira Imana ngo ni wowe wandemye, ngarutse mu biganza byawe,
kandi Imana, amagambo mabi navuze mu kigeragezo, kwivumbura nagize mu makuba, amagambo mabi niyaturiyeho, kutaza gusenga no kumva ibintu byose ibibazo mfite nabikugeretseho, kuva uyu munsi menye yuko nkunda kuruta uko nikunda, menye yuko unteganyiriza ibyiza kuruta abandi bantu, mpindutse umwana wawe kandi ujye umpangira, ni wowe ureba aho ntabasha kureba. Ngiryo isezerano mbifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba ushobora kuba umeze nka Yobu, ushobora kuba aribwo urimo kubyinjiramo, ushobora kuba ubyicayemo, kimwe nuko ushobora kuba urimo no gupanga kubisohokamo. Ndakubwira ngo muri uyu mugoroba manika amaboko, ubwira Imana igutabare. Muri iri teraniro haramutse hari umuntu ubwira Imana ati Imana, sinarinzi ko ari njye kibuga kirwanirwaho intambara ikomeye, nakoze ibyaha, nagiye nemerera ku kibuga cy'intambara y'umutima wanjye Satani akakunesha. Mpa amahirwe, mpa imbaraga, mpa umugisha, kugira ngo intambara zizakurikira uturutse uyu munsi aba ari wowe uzaza unesha ku kibuga cy'intambara. Wowe usaba Imana kunesha, usaba Imana kugutabara, usaba Imana imbaraga yo kwihanganira ibyo urimo gucamo. Wowe uvuga uti Imana, ubwo umuntu yinjira mu kigeragezo yakivamo agahabwa umugisha ukubye kabiri, ntago nkwiriye kuzongera kujya gushaka abantu nsengeshaho ngo bankure mu bibazo, ahubwo wowe wanesheje witeguye kubana nanjye, ntaho na rimwe rizampanda ritaguhanze. Kubw'ibyo rero egurira Imana ubuzima bwawe. Dufite abantu biyeguriye Imana ejo n'ejo bundi, Imana ibaha umugisha. Ariko uyu munsi ndararika umuntu ushaka kwiyegurira Imana, ndararika umuntu ushaka gufata ubuzima bwe akabushyira mu biganza by'Imana. Niba uhari ngwino dusenge. Tera intambwe, tera intambwe, witinya amaso y'abantu. Niba uhari ngwino, tera intambwe, ngwino ubwira Imana uti nari narivumbuye ariko ndagarutse, nari narangiritse mu bitekerezo ariko ndagarutse, nagiye ngira ibintu byinshi bituma numva ntanejejwe n'ibyawe ariko ndagarutse. Uhari atera intambwe, iminota yacu yashize. Wowe ushaka gufatana n'Imana mu kiganza, wowe ushaka kuyitabaza, wowe ushaka ko Imana ikuneshereza, wowe ushaka ko Imana yongera kugushumbusha, wowe ushaka ko Imana yongera kugufata umutima kugira ngo udahutazwa n'ibyo urimo gucamo, ngwino dusenge. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.